iboneka mu gitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 20. umutwe waho ubivuga neza ngo umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Amen. Isomye ku murongo waho naho umutwe w'ijambo ngo Nehemiya ajya kureba inkike zasenyutse. Bagira 17 naho abivuga neza ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Aho rero kuri 17 ku murongo waho wa 20 niho tugiye gusoma. Hepfo yaho ngaho kuri 20 kuva mu murongo wa 20 ku gice cya 2 niho tugiye gusoma ijambo ry'Imana baho ahageze cyangwa mfasha gusoma Soma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Aravuze ngo maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru ntizatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo tuhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku ijambo Imana yampaye imbwira ngo mbwira abantu bayo ngo niyo igiye kubabashisha, igiye kubakomezaho mwari mucitse iki intege. Amen. Ntabwo dutinde rwose, ariko nuba maso iri jambo ryongere rikubake aho warusenze. Bibiliya itubwiye ku mugabo witwa Nehemiya. Uyu Nehemiya yagiye kubaka inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse. Mu gusenyuka hari harabaye iki? Haleluya. Abari haleluya. Igihe cyarageze Abisirayeli batatana ibintu birakomera kugeraho ntacyo bitayeho. Umurimo w'Imana urasenyuka i Yerusalemu kugera naho n'ingabano zabo z'Abayahudi cyangwa n'Abayuda zitandukana na Isirayeli. Bamwe bajya mu buhungiro, bajya mu bunyage, ariko igihe kiragera. Haleluya. Bamwe bajya kubaka inkike bikanga, ndetse bagerayo bagahura n'ibicanenge. Ibicanenge bya mbere bahuraga nabo, bahuraga n'umugabo witwa Sanibalati, bagahura n'undi witwa Tobiya, bagahura n'undi witwa Geshemu. Haleluya. Kubera iki babacaga intege? Babonaga ibyabaye cyangwa amateka y'abaye Yerusalemu bakumva nta muntu wabasha kubikora. Natwe hari ubuzima tugeramo ukumva yuko ibyananiye abantu wowe utabishobora. Yesu adutabare cyane. Ariko aho ubona bidashoboka Yesu arabishobora. Aho ubona bitakemera Yesu ashoboye kubyemeza. Ngo havamo umugabo umwe witwa Nehemiya mu buhungiro yari ari umunyage cyangwa ari ibwami. Ibwami nta kindi ngo yari umurinzi uhora ku marembo, ariko ngo ari igisonga cyegere umwami kikamubwira amabanga ye yose, kandi ngo n'umwami yaramwizeraga. Haleluya. Si ukumwizera gusa, umwami agera hamwe yumva burya umuntu uriho ubwiza bw'Imana abantu bose bamubonamo icyari cye. Amen. Haleluya. Nehemiya mu munsi umwe ngakurura ibyabaye i Yerusalemu, akurura amateka, akurura ukuntu hahora hari igitutsi cy'amatongo yabuze uyasana, kuko ngo hari harahiye amatongo n'agaciro, n'uwahajyaga ntawabyitagaho, ariko muri we ngagira ishyaka. Haleluya. Hano ngo ntabwo bikwiye yuko Imana ishimwe cyane aho homo hakomeza kuba igisuzuguriro cyangwa hakaba igitutsi. Njyewe Nehemiya mpana niba Imana ikiri muri njyewe nyishimye, nzi ko izambashisha nkagenda mu baki Yerusalemu. Nabwiwe ngo mbwire abantu biringamo ko Imana yabahamagaye. Nicyo gihe bajya gusa n'icyo abandi batesheje agaciro. Nicyo gihe bamwe batesheje agaciro izina ry'Imana. Nicyo gihe Imana yambitse imbaraga abakozi ku murimo bagahamiriza Imana babonye. Haleluya. Amen. Ngo Nehemiya ngaho yari yicaye, ngo umwami aramwitegereza, ngabona uko yajyaga amureba
yishimye ngo siko ameze. Mwagenda namwegera ngo yewe Nehemiya mwiki ubura kubona umeze nk'uwabuze amahoro. Kuko umuntu wubashye Imana niyo abonye hari ibintu birimo kugenda bivamava arababara. Kubera muri we ababona ibyo abandi bakora sibyo Imana ishaka. Nawe haranira kugira ishyaka abandi badafite. Bibwira mujyaga ngo haranira kugira ishyaka abandi badafite. Muri iryo shyaka niho Imana igiye kugutabarira. Nubana n'Imana neza, Imana izagutunganyiriza ameza nk'uko yatunganyirije Dawidi. Ngo umwami yegera Nehemiya, ariko Nehemiya muhungu wanjye, ko najyaga mbona ukora ibintu byose wishimye harabura iki. Nehemiya aramubwira ngo reka mubwire n'ubwo ubona nishimaga, ariko nkomye agaciro k'i Yerusalemu kamaze gusenywa. Ntabwo bikwiye ko nguma hano ibwami, naho hitwa ko naturutse hakiri igitutsi. Nkeneye yuko hubakwa, mu gihe bamwe bavuga ngo Imana ya Isiraheli yarananiwe, kandi Imana yacu iracyakora ku manywa na nijoro. Amen. Haleluya. Uwiteka ngakorera mu mwaba bavunitse harabura iki kugira ngo ugende uhuba. Nehemiya ngo hari ibyo nkeneye, icya mbere sinajyayo gutyo gusa, hari ibihangange byinjiza intagondwa byumva yuko ntawe wakuba. Nkeneye urwandiko rumpesha kugera urwo gusa nindubona nkinjira muri bariyeri nka rumeneka ruzatuma ngerayo nkore n'ibitakorwaga. Imana iguha urwandiko aho abandi barubuze. Imana iguha urwandiko. Biraba ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira ngo abandi barinjira nk'uko n'abandi. Amen. Ngageze kuri bariyeri baramubaza ngo zana urwandiko, ararubura. Uyu mugoroba Yesu aguha urwandiko. Yesu naguhesha urwandiko uragenda ukandagira aho utakandagira. Uzi ko Yesu ari urwandiko ajya guha, wagera aho utari kugera bagahita ugatanga. Imana iguha urwandiko. Nehemiya nta kindi yasabye umwami, avuga ngo umwami nyagasani nkeneye urwandiko. Ndimo kuvunagura byinshi. Amen. Umwami ngo icyo gusa ngo nibarugusi ararusiga. Umwami nanone abura amahoro. Iri joro tindana na Yesu abuza amahoro abantu baguhesha ibyaha. Si umuntu watindanye na Yesu. Uzi ko Yesu abuza abantu amahoro bakakugabira utari muri gahunda yo kumusaba. Umwami ngo urwandiko nuko ukeneye gusa. Unaba ngo hana binashobotse waba n'ibikoresho byo kujya kubaka. Yesu ati byo gusa, ati niba bigwe ese ntabwo uzakenera n'abayede cyangwa abakunda. Ati nabo ndabakene. Ati icyo usabwa kiranuka, ibyo ushaka njyewe ngiye kubiguha. Imana ukorera izagushoboza. Haleluya. Niba ngwanye mu isi y'umwuka hari icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Araba ngo haza n'imbaraga z'umubiri nazo nzazikoresha ariko kubw'ishyaka. Imana iguha imbaraga aho abandi bananiwe. Duhereze Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo umwami amuha ibikoresho byose. Araba ngo nguhaye urwandiko ruguhesha uburenganzira n'uzakurwanya. Sifa kwa Yesu. Ufite uburenganzira bwo kumukora icyo ushaka. Imana uyu mugoroba iguha imbaraga zo kurwanya abakurwanyaga kandi ubagireho ububasha. Haleluya. Haleluya. Nehemiya yagiye kubaka afite ibintu byose my friend. Nawe uyu mugoroba ugisohoka hari Imana wasenze iguhaye ibintu byose ufitiye ubushobozi. Ntabigongere kuguhanga, ntabigongere kukugwanya, kuko Imana iguhaye autorite. Haleluya. Ndavuga ngo nugenda uzana kwitambika ufite uburenganzira ukoresha icyo ushaka. Imana iguhaye ubuvugiro. Wowe wateranye iguhaye ubuvugiro. Wagiye kubaka afite n'inkono. Ngo reka tangira agereye ngo babagabo baraza baraterana tuyisajate. Udari Imana igiye kugukoresha na babandi bahari babipinga ariko ukomeze ukore.
ngo baramubwira ngo uyu wowe ujute ibyananiye ba runaka niwe uzabishobora. Uzi ko ari abantu bakureba mu isura ya ba bandi, ariko Yesu yatanze izindi nzira. Haleluya! Ifite imbaraga y'akanwa ariko idafite uruvugiro. Haleluya! Ngo baraterana baregerana babona nta kindi cyo gukora ngo bariyegeranya ngo kugira ngo bagwize imbaraga z'akanwa ariko zidafite iki uruvugiro. Ngo begera Nehemiya banga ngo wowe izi nkike ntabwo uzabasha kugira iki kuzuba. Nehemiya aravuga reka mbabwize ukuri, nuza mu mbaraga z'umubiri nitwaje inkota nabiherewe uburenganzira ndakurangiza ariko nkomeze nubahe. Nabwiwe ngo Yesu uri muri mwebwe nta marangamutima ari buze kugirira ba bandi babarwanya. Yesu aragira amarangamutima, nawe yakoreye muri Nehemiya aravuga ngo nta marangamutima uzamukimbiza ariko inkike zuba. Nabwiwe ndi gusenga ngo aho mwari mucitse intege Yesu aje kubabashisha mutambuke nta mwotsi ubacyumyeho. Bibiliya itubwira ngo Nehemiya yarangije kubakana ba Tobiya bagize bagihari. Hari imbaraga Imana iguhaye zigiye kugukoresha ikidasanzwe na ba bandi bagikamiye na ba bandi bagiteruriye. Mwebwe nubwo muvuga nta rwibutso. Amen. Nta n'imirimo iyera iri muri mwe ikaba muri jyewe ku byo mwayikoreye biyiteye guhaguruka. Arababwira ngo mwese nta n'ikizatuma mwinjira mu marembo y'ijuru, kuko mwebwe mwatinze ku magambo ntimutinda ku bikorwa. Imana yambwiye ngo ibyaguciye intege ugakomeza. Imana iteye reboko sigita ya sansa. Abo mukabyumva iteye na ba bandi bakubuza kuza kureba ibyo Imana yagukoreye. Nehemiya yarangije kubaka Sanibalati na Tobiya bagize iki? Imana igutabara nabo bagihari. Mumbwire ngo bagihari. Uzantabare bakiriho batazagira. Uzadutabare bakiriho batazagira ngo urabeshewe. Yewe batazagira ngo urabeshewe. Uzadutabare bakiriho batazagira ngo urabeshewe. Yewe batazagira ngo urabeshewe. Haleluya! Imana igutabaye n'abakurwanyije bahari. Njyewe mwitonde nasenze mbwira Imana ati mwami Imana ko nshinze k'umwaka tuwurangije ubundi biramera gute? Iramwe mubwira abana banjye ngaho badashoboye uyu mwaka nzababashisha babishoboye. Kandi igiye kukubashisha n'abavuga bagihari, igiye kukubashisha n'abakurwanya bagihari, igiye kukubashisha n'abavuma bakivuma. Ariko irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe, ikarinda n'uwo yaribwiye. Yabivuze neza muri Luka 3:3. Nta jambo Imana ivuga ngo rihe. N'ikimenyimenyi tubayeho kubw'ijambo, ntabwo tubayeho kubw'amagambo. Icyakora yaba ubayeho kubw'amagambo n'akagasura ntabwo uba ufite, ariko tubeshejweho n'ijambo Imana yatuvuzeho. Kandi Imana iryo yavuze irarikurikirana. Icyo usabwa tindana nayo va ku magambo ya ku ijambo. Abafite amagambo bagomba batabarwa n'amagambo, ariko ufite ijambo aratabarwa agasa n'ibyo Imana yavuze. Iki ni cyo gihe Imana ivuze ngo ku itariki, haleluya, 10 z'ukwezi kwa kane 2023 umwaka utazagaruka. Icyakora hazagaruka undi udasa n'uyu.
Imana igiye kukubashisha uzagera 2024 na gatanu. Urwego wari urimo rwarahindutse kandi ruhindutse abavuga bagize. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amagambo nagiye kugaho byinshi ariko kubw'amasaha kandi dukeneye nawe. Haleluya. Imana yavuganye nanjye ngo iki ni cyo gihe. Peter we ni cyo gihe. Niyo we ni cyo gihe. Perezida we ni cyo gihe. Jado we ni cyo gihe. Imana igutabaye n'abandi bahari. Ante we ni cyo gihe. Ariko murahari. Yambwiye ngiye kukubashisha na bya bintu utarushoboye kubishobora. Nicyo gihe abarozi babimenye, abavuga babimenye, abagambana bagambane, Imana yakiri mu kazi. Rero ntawo muri Imana itavuze. Haleluya. Imana ijya yitegereza ibyo bavuga ikabivunja n'imigisha. Umugabo umwe ngo ntawavuma. Kandi umugabo yari azi kuvuma. Mikali yari azi kuvuma. Haleluya. N'abandi nabo bari bazi. Nyamutabaye bagiha badahari. Ntawakemera n'Imana. Batazagira kunabesha. Imana idutabaye bagihari. Batazagira ngo twatindanye nayo birabesha. Tuzabaca. Hano no kwa twazafashe ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Kandi utamureba guca ni uw'imbere ndani. Yego. Ubona no ariko haleluya. Imana igutabaye bagiha. Igutabaye umwishyuza gihari. Imana iri gutabara umwishyuza. Akaza ati we itariki yageze. Ariko ntabwo ko hari amakuru. Nigeze kubibona. Yamesana ngo ruzi kindi minsi yageze. Ntabwo iyo minsi ahubwo wowe nari ndi muza kugira ngo ufate urufunguzo. Imana igiye kugutabara bazi ko zikarita irenga wayirenze. Hari imigisha aba bavuga bareke n'abafana bagiye kukwinjiza mu cy'Imana yawe. Bavuge abafana nta kipe itagira umufana. Ntabwo Imana izagutabara abacuranga badacuranga. Ntabwo izagutabara abavuga kuri indaya badahari. Nibavuga basigaraho bakuvugira Imana igushyiraho igushaka. Pepe Yesu, haleluya. Abo ni abambasaderi batera Imana guhaguruka. Ntabwo Imana izagutabara batavuze yuko uri umushura. Ndumva Imana ivuga ngo irababashishije. Imana iradutabaye. Imana iradutabaye. Abo muvuge ngo ukumve neza. Abaguhaye iminsi. Amen. Abavuze muri yamuhaye iminsi. Kugira ngo nabimenye na hano nanjye bampaye iminsi. Ariko Imana idutabaye. Utindane n'ijwi
witindane n'ijwi reka amagambo n'amajwi. Tobiya nta kindi cyari kimuzanye no guca intege Nehemiya. Sanibalati nta kindi cyari kimuzanye no guca intege Nehemiya. Haleluya, haleluya. Reka mubwire ayo magambo bakuvuga ndahishuriwe, nagira ngo aguca intege uve mu mugambi w'Imana. Ariko nimuhishe bika ijambo reka amagambo. Uyu mwaka nicyo gihe abana b'Imana babashije na bya bindi wari ufite utazagera mu gihe kubigeraho. Yeremiya igice cyaho cyane biravuga ngo Imana yagiye kumuhamagara afite imyaka 13. Biravuga ngo Yeremiya muhamagaye kugira ngo ugende uhanurire amahanga. Yeremiya arisuzugura. Bibiliya iratubwira ngo Nehemiya Imana ngo wivuga uti uri umwana kuko nakumenye kera utaraba urusoro. Bivuga ngo si ibyo gusa ni ubutumwa, si wowe uzagenda uvuga, ahubwo njyewe Uwiteka akiza amagambo akomeye mu kanwa kawe. Imana iguha ijambo reka amagambo. Uw'Imana yahaye ijambo icyategetse kirumve. Amen. Iramubwira ngo aho uzagera no gutera imbuto uzazitera, aho uzagera no kubaka uzubaka, aho uzagera no gusenya uzasenya, kuko nijya Uwiteka uzagushyigikira. Rero niyo waba utazi kuvuga uwatindanye n'Imana. Haleluya. Yesu ajya abagombeka bakumva ururimi uvuze. Niyo waba udidimanga Nehemiya ngo nanjye ni umwana nyamuneka nyagasani, ni umwana sinzi kuvuga ndadidimanga. Reka umva, reka tuze ukuvuga nubwo batabizi ariko Yesu bibwira nabyumva. Agiye kugutabara nabo bagihana wowe tindana n'Imana. Tugiye gusenga, tugiye kugira iki? Tugiye kugira abahari. Haleluya. Amen. Hari ubutayu